Yes, twongeye twagarutse n'ibisanzwe rero ko aya masaha mumaze kubimenyera mwe musanzwe mudukurikira hano kuri Feature Empire, ngira ngo nkubwire ngo nawe niba ari ubwa mbere ugeze hano ukaba utarakanda subscribe banzu yikande, ubundi dukomezanye dusesengura filime yacu Inzira y'Umusaraba episode ya 42 tureba uko episode ya 43 iza kuba imeze. Filime hano yacu Inzira y'Umusaraba itangiye guhindura indi sura, itangiye kuryoha ndetse cyane. Rero ngira ngo nkubwire ngo wowe uba ufite ibitekerezo byinshi cyane byo ko bivuga ko iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba, ndagira ngo ujye ubyandika muri comment kugira ngo ntugaherenwe nabyo, ntukabigumane wenyine, ujye ubidusangiza natwe tubashe kuba twabyumva twumva nuko twabigenza. Rero reka tugaruke mu kanya tuvuga n'ubuce bwacu buba bwagiye buranga episode ya 42 nuko mumaze kubimenyera. Tuvuga kuva ku ka kane cyangwa ku ka gatanu kugeza ku kambere, tureba n'amasomo tuba twagiye dukuramo, apana kureba filime gusa ntidukuremo n'amasomo. Niyo ryaba isomo rimwe tuba tugomba kurikuramo tukagira icyo tuba twavanye muri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Nimurambirwe ni mu kanya, kandi nawe uhageze bwa mbere ndagira ngo umwifurize umugisha w'Imana, ureba niba na subscribe wayikanze neza cyane kugira ngo dukomeze kubana neza. Nimurambirwe turaje turebe Inzira y'Umusaraba, Inzira y'Umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'Umusaraba, Inzira y'Umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire runtu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Yes, nuko turi kubona rero agace kacu ka gatanu karaza kuba kari hagati ya Iribagiza, Kanyana ndetse na Mama Cyusa. Aba ni abakteri bacu dukunda mu iyi filime ndetse dukunda turi benshi cyane. Ahangaha turabizi ko Iribagiza yavunitse. Iribagiza yavunwe na Mukanambara amuziza kuba yihambira se cyangwa akunda cyangwa kuba yarateje ibibazo mu muryango, igihe Mukanambara yari yaragiye agasanga umwana we yanzwe na Cyusa cyangwa se yakubiswe na Cyusa bikomeye. Ibi byarakaje Mukanambara, yumva ko amakosa yose agomba kuyagereka kuri Iribagiza, bityo rero aramukubita, aramuvuna. Iyi nicyo cyatumye Iribagiza atangira gucumbagira banamuhambiriye bande. Rero nkuko turi kubona Kanyana aba ari kumumenyereza hano, Iribagiza amubwira ngo nangiye kunanirwa. Kanyana agomeza amusindagiza amubwira ngo ihangane nk'umuvandimwe. Ni ukuri ahangaha Kanyana turamushimira cyane. Nawe niba ufite umuvandimwe wagahura n'ikibazo, uba ugomba kumufasha mu byo ahuramo byose, uba ugomba kumufasha mu byo akora byose kugira ngo abikore neza, ukamuba hafi. Rero ahangaha mu gihe bari bari gusindagizanya mu gihe Kanyana yari ari gufasha Isimbi, Mama Cyusa yabagezeho. Mama Cyusa yageze mu rugo asanga Iribagiza yabaye uko. Mama Cyusa ntabwo yari abizi, amubajije amubwira ko ari mama we wamugize uko. Ahangaha Mama Cyusa yagiye ababaye cyane, ataha ababaye cyane, agenda bimukoze ahantu nk'umuntu ugiye gufata umwanzuro utari mwiza.
Mbese ibi ngibi wowe ubona bizarangirira he? Ubona Iribagiza azakira ryari? Ubona Mama Cyusa ari bufate uwuhe mwanzuro kuva amenye ko Iribagiza yavunwe na Mukanambara, kandi turabizi ko Mama Cyusa akunda Iribagiza cyane, nta kibi aba amwifuriza. Ese yaba yafasha Cyusa kumuvana hano iwabo? Ese we yaba yahamwivanira? Ese sinzi nyine, ni ukugira ngo impamvu tuba turi aha ngaha tuba duhari kugira ngo twunganire ibitekerezo, tureba uko nawe ubyumva, uko nawe wumva byakagenze. Rero aka niko gace kacu ka gatanu, reka dufate akanya gato cyane tuze tureba n'agace kacu ka kane. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire rungu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Yego, tudatinze rero n'agace kacu ka kane twabonye ko kari hagati y'umuryango wa Cyusa. Mama Cyusa ari guha impanuro Cyusa, amubwira yuko Iribagiza bamubonye bamubabaye, bamubonye bazi ko ari isimbi, bahora bamuhinduranya, bahora batekateka imitwe. Mama Cyusa bigaragara ko ari umuntu w'umukristo, bigaragara ko asenga, kuko yamubwiye n'umurongo wo muri Bibiliya Yobu y'ukuntu yagomezaga ageragezwa ariko akabyihanganira. Rero hano Mama Cyusa yasabye Cyusa kwihanganira ibyo anyuramo byose, agategereza Iribagiza, kuko Iribagiza ngo niyo basubira muri Amerika yagaruka agasanga ari umugore we, yagaruka akamushaka nk'umugore we. Rero ahangaha mushiki we Sylvie yagomeje amubwira ngo wakihanganye ugashimisha umuryango wawe, ariko ahangaha Cyusa yanze kwemera. Cyusa yaciye impaka, arashaka Iribagiza cyane. Cyusa hano ngaha biragaragara ko akunze Iribagiza ndetse cyane n'umutima wiwe wose, kuko arumva amushaka byatari, arumva amushaka no kumubona mw'aka kanya. Ahangaha rero ni ibintu biba bikomeye cyane. Aka rero ni agace ka kane, tudatinze reka tugaruke tunanugizaho agace kacu ka gatatu. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, oya,
unyurwamo n'uyizi kandi yihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire rungu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza nk'uko turi kubona rero agace kacu ka gatatu kari hagati ya Isimbi ndetse na Iribagiza. Hano ngaha Isimbi yasanze Iribagiza aryamye, atangira kumwurira, atangira kumukubita, atangira kumwiyenzaho, atangira kumukubita amuziza Cyusa. Aha ngaha Cyusa atangiye kurwanisha abantu. Ese wowe ibi bintu bijya bibaho koko ko abantu bashobora kurwana bapfa umuhungu? Ibi bintu njya nkunda kubyumva ariko sinjya mbyemera njyewe. Aha ngaha abakobwa batangiye kurwana bapfa umuhungu. Rero hano Mukantambara nuko tubizi intambara ziwe zo kurengera Isimbi, yasanze Iribagiza na Isimbi bari kurwana. Aravuga ngo Isimbi kugukubita afite ishingiro, waretse umugabo we. Ese wowe kubona ibi bintu Mukantambara aba yivugishwa ngo umugabo we umuntu ntanamukunda ariko agomeza nawe gushuka umwana we. Aha ngaha bigaragare ko Mukantambara uku kurera Iribagiza, kurera Isimbi amurera nabi, amurera bajeye, amurera amushyiramo ibintu bitarimo koko. Aha ngaha kumukuramo Cyusa kuko n'ubundi Cyusa ntamukunda, agomeja amumuhatiriza, amumwingingira. Ese wowe ubona ibi ngibi bizarangira gute? Aha ngaha rero Mukantambara yabwiye Iribagiza ikintu gikomeye, aramubwira ngo wowe ubona Isimbi agukubita mwikorakora ibiki n'ibiki, ngewe nzakuvuna amaguru. Cyusa nakubona akwange, avuge ngo iki kintu gifite ubumuga, ngewe nzajya nyijyana hehe, nzajya nyikoresha iki? Aha ngaha rero Iribagiza yagomeje avuga ngo ngewe Cyusa twararuhanye, ariko aha ngaha byagomeje kubabaza Isimbi, agomeza kuvuga ngo wandekeye umugabo wanjye ubundi wakinwe. Aha ngaha rero Isimbi na Mukantambara bari kwataka Iribagiza mu magambo menshi, mu magambo mabi cyane, bamubwira yuko Cyusa atari uwiwe, agomba kwikuramo Cyusa imbere n'inyuma, ahantu hose agomba kumwikuramo akamwivanamo neza 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 akagenda. Aha ngaha rero Mukantambara yagomeje atera ubwoba Iribagiza, amubwira yuko umunwa wiwe n'amaguru yiwe ari buyavune, kandi Cyusa yamubona ntazongere kumukunda habe na gato. Hano rero yamubwiye ngo utekerezehe ibi bintu, ugomeze ureke Cyusa kuko sinshaka kurwana nawe. Aha ngaha rero twabonye ko Mukantambara yashe nkaho asohora Isimbi, yasohoye Isimbi agaruka inyuma gukubita Iribagiza. Yamubwiye ko yangaga kumukubita Isimbi ahari. Aha ngaha rero twabonye ko yahise amufata akamukubita, akamubwira ngo ntago ushobora cyangwa se ntago ushaka kurekura Cyusa. Aha ngaha rero Iribagiza yamwemereye, aramubwira ati ngo namurekuye. Ese koko wowe urabona Iribagiza yarekura Cyusa gutyo gusa? Ubona Iribagiza yapfa kumurekura? Niyo yapfa, ngiye mbona niyo yapfa akimbyemera, ariko aha ngaha yahise asa nkaho abihakanye, aravuga ngo namurekuye. Wenda wabona ko ari ukubera kugira ngo yitabare Mukantambara, ariko turabizi ko Iribagiza atapfa kumurekura. Aka ni agace rero ka gatatu twabonye, cyangwa ako twabashije kuba twashyira kuri uyu mwanya wacu kadushimishije. Reka dufate akanya gato nanone tuze tureba n'agace kacu ka kabiri.
inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo nutezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire runtu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza Yes, nuko turi kubona rero agace ka kabiri. Hano turabona ko Mukantambara yari ari guhohotera, yari ari gukorera ibintu bibi cyane Iribagiza. Ahangaha rero Iribagiza bari bari kumwinika mu mazi. Hano Mukantambara yari ari kumubaza, vuga ko utazongera gutekereza Cyusa. Ahangaha Mukantambara yashishikaye, Mukantambara yakataje, Mukantambara agomeje guhohotera Iribagiza amuziza Cyusa. Ahangaha yari ari kumubaza ngo ntago uzongera gutekereza Cyusa, mbwira niba utazongera kumutekereza habe na gato. Ahangaha rero yari abifatanyijwemo na Isimbi, amubaza ngo urimo urashaka iki, ushaka kunjyanira umugabo w'umwana wanjye? Ndakubwiye ngo hano ntuzongere na rimwe gutekereza Cyusa. Ahangaha rero ni ubugome, ni ubugome, ni ubugome kabisa, ni ubushinyaguzi, ni ubugizi bwa nabi Mukantambara aba ari gukorera Iribagiza amuziza ubusa. Aka niko gace ka kabiri rero tuba twabonye kadutangaza, kuko Mukantambara buri munsi uko tugenda tumubona, tubona agenda ahinduka, tubona agenda arushaho kugirira nabi Iribagiza, amukorera ikintu kibi. Nk'aha ngaha yari ari kumushyira mu mazi amuziza Cyusa. Ahangaha rero Cyusa yabashije kuba yaza kumukuramo, ariko ndakabitse niko tugiye kureba ku gace ka mbere. ngira ngo wowe ugejeje aka kanya ntucogore, kuko tugiye kureba noneho icyabaye nyuma y'uko Cyusa aje kumureba. Reka ngusabe kongera gutegereza kugira ngo dukomeze kubana paka nimero ya mbere. inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo nutezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire runtu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza
agace kacu ka mbere rero, Cyusa yakuye iribagiza mu menyo ya rubamba. Hano Cyusa yaje asanga iribagiza bari kumukubita, bari kumushinyagurira Mukanambara ndetse na Isimbi. Mukanambara abaza Cyusa ngo ugiriye impuhwe uyu nguyu kurusha uwo wateye inda. Ahangaha byari ibintu by'amagambo menshi, bateranya amagambo, ariko n'ubundi birangira Cyusa avanye iribagiza mu menyo ya rubamba, mu menyo y'ahantu habi. Ahangaha bivuze ngo ngewe nakuyemo isomo ryo gufasha umuntu uri mu byago, tukamuhamagariza cyangwa tukaba twanamuvana ahantu ari habi mu gihe tubishoboye. Ahangaha rero Cyusa yateruriye iribagiza mu maso ya Isimbi ndetse na Mukanambara, birababaza cyane. Mukanambara afata ibase y'amazi abamenaho, bari kugenda Isimbi asigara afana. Uko bigaragara Cyusa ntiyanashaka Isimbi, ntiyanatekereza kumurongora bitewe n'ibyo aba ari kumukorera, bitewe n'uko abona aba ameze, kuko ahangaha aba ari gufana mama we, ahangaha aba ashyigikiye mama we ibyo akora byose, kubera yuko mama we rwose yabashije kuba yakanduza Isimbi, yamwanduje ubugome bwose, yamwanduje ibibi byose. Kuko n'ahangaha Cyusa yaje akuramo agakote kiwe akambika iribagiza Isimbi, areba Isimbi ahari abireba. Rero Cyusa yari yatangajwe na iribagiza ubuzima abayeho ahangaha, bwo gushinyagurirwa, bwo gufatwa nabi, bw'ukuntu aba abayeho umunsi ku munsi. Ahangaha Cyusa yagomeje abwira na Mukanambara ko ari inyamaswa, uno muryango ari inyamaswa, bitewe n'ukuntu afata iribagiza. Rero tudatinze nk'uko muri kubibona hano ku ifoto, iribagiza yasohokanwe na Cyusa, bageze hanze abakubitanye na Rugema yinjira iwe. Ese wowe ubona urabona Cyusa ari burengane iribagiza? Rugema, urabona Cyusa ari bucikishe iribagiza, cyangwa se nyine ari burenze iribagiza ahangaha kandi Rugema ahageze? Kuko ahangaha twumvishije ko Rugema yaje avuga ngo Cyusa ibyo ni ibiki. Niho filime yacu yabashije kuba yanarangirira, ariko ni agace kaba kaduteye amatsiko, ni agace kaba katumye twibaza ibintu byinshi cyane. Reka duhe amaso turebe uko ahangaha biri buze kuba byifata mu kandi gace kacu ka 43, ngira ngo nkubwire ngo ntugahweme gukurikirana filime yacu Inzira y'Umusaraba, kuko ni nziza ndetse ni nziza cyane, ibirimo amasomo iyo uyitegereje ukareba. Reka rero munyemerere dusoreze ahangaha, twongere kubana mu kindi kiganiro turi bubategurire, kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana ubone ibyo tuba twakoze ako kanya. Ndagusaba kubanza ukakanda subscribe, ugafungura all notification kuri telefone yawe cyangwa computer, cyangwa se ahandi hantu hose ukoresha uturebera, unareba ibi biganiro tuba tubagezaho byo ku Nzira y'Umusaraba. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe.